abantu bahungishinga no kugira ngo bakore ukajya kuva umuntu wagiye mu Kanyarira kujya kugira gute kwiyiriza urashaka Kanyarira urashaka buriya baroga ibintu bine baroga inzara bakaroga umusatsi byamene bakugera muri saro bakikura bazira umusatsi niyo wakora iki barangiza baroga inzara baroga umusatsi baroga ukandagiye aho ugize uteye bakakurita kakarisinga karikira hantu akagushyira munsi y'ubutara akatongera burya amagambo niyo akagutongera ati iki nk'uko shiza cyangwa akajyana umusatsi wawe ku gituro ati nk'uko igituro kitavuga n'icyuma Imana yaduhaye bitewe n'Imana niboneye ari abantu ntacyo bavuze imbere yacu n'ayo magambo rero batubwiye abantu bagenzi bacu yewe bakurikije Imana bwari imbaraga zayo amaboko yayo ijambo ryayo ntabwo ijya yivuguruza n'Imana ivuga igasohoza ishingiye ku bwinshi Imana ikatwishimira tuzabaza icyo nshaka kubwira ni kimwe nta kintu kinanira amasengesho nakunanira akunanira ariko ibintu byose no kugira gute ndabaye ijambo gusenga ndabizi nzi akamaro kabyo nabigiye nabibaye umbibamo nta kintu kinanira isengesho ikinanira isengesho cyetse kitariho kuko icya kabiri hari n'ibindi bintu mbabwira nigisha gusenga kuko ndasenga ariko ikibazo abantu bavuga ko basenga batagize batera noneho umuntu akiriza iminsi 40 n'iyi murimo agasenga iminota 5 uti nanjye nakoze iki ubundi Bibiliya itubwira niba unaniwe warushye wiriwe tusenga isaha ariko abantu basenga isaha bari mu masengesho ni bake warangiza uti Imana kutasubiza ntiwigeze ugira uteye Haleluya. Amen. Yesu ashimwe. Ntabwo bigeze ugira uteye. Kuko nibura isaha byakunaniye ni isaha warushye ni isaha fata isaha wishyirane ngiri usenge isaha uvuga uti nanjye 11:05 ndarangiza 11:05 ingahe nawe nutabikora ntabwo uvuga ngo ubundi wohereza message ariko ntikore siko bimeze ni igafendika siko bimeze ntabwo wohereza message utinciye ibintu utibirije kandi zarayirwe kurya ariko gusenga bikakunanira yesenganye n'abantu ariko umuntu usenga isaha 3 mu Rwanda ni bake burya hari amasengesho akuraho urupfu rukavaho hari umusengesho hari isengesho rikuraho urupfu rukagira ruteye urwaje rwamusengenze bagiye kujyana umusoro rugasenga ukavaho kuko buriya buri kintu cyose mu mwuka urupfu ni umwuka ntabwo ari ubushake bw'Imana Kizere gafite imyaka 95 niba utarayigera dayimoni gutera kwicye ko z'umuziki si Imana s'ubushake bw'Imana ariko aramasengesha aramasengesha kurinda n'ukwe mwiganye n'isaha iminota isana aramasengesha kuri ubukene bw'iwanyu bukakuvaho n'ibisubizo bikaza murumva ayo ni amaki byose rero tubita ko dusenga ikibabaza buri muntu wese ko arimo arasenga ariko tuvuze tugisenga wagira ngo bagusutseho amazi niba unaniwe gusenga mu rusengero munsi wawe usenga ute iwawe mu nzu mu cyumba wigeza kuvurera ukamarira musiti kweli wari musiti kweli warangiza ugafatima watangira gusenga ukayumva warya amabazi ngo bakakunika batumaye ikintu cyari kindwaye Yesu ashimwe none rero twese tukabyita ko turema turagira dutera dore niba musenga mushikanye iminsi 10 n'ingana senga nibura iki pastor cyangwa bishop nibo bayoboye batangire saa 7 barangiza saa 7 cyangwa barangiza saa umenye ngo bararangiza saa cyangwa saa zingahe
cyangwa eshatu cyangwa enye. Ubundi isaha kirwana n'imizimu iwanyu, kirwana n'indimi, kirwana n'ibyindi bikurushye. Ariko nanjye muziki utivuye muri 40 kandi sishubijwe, ntabwo wigeze ukora ikintu. Wabaza dore umukobwa twarasenga tagira igikoroba tukageza mu gitondo, Imana iradusubiza. Gakwere yarasenga n'uyu haleluya, tugasenga turagira tukarara ku bitebe ahantu hadakinga umwuka tuca. Bageze mu Rwanda ni mafureti, uti nanjye mafureti uramukura he ko yapfuye akazuka. Yesu ashimwe. Amen. Haleluya. Uyu ni ukwezi kwa kangahe? Itariki zingahe? Urabizi hari ikintu abantu batazi, nagira ngo dusome akanya gatoya kuko tutari mfite byinshi mwigisha byinshi. Ariko soma muri Esiteri 3 igice cya 7 umurongo wa 4. Esiteri 3 umurongo wa 4. Hari ikibazo tujya tugira abakristo. Iyo uko umwaka utashye, uko umwaka ugize ute muri ikintu cy'ukwezi kwa mbere, ni ikintu umwaka kuvuga ngo ni imfura y'umwaka. Ubwo ari imfura y'umwaka, ubuzima bwawe ni buzapfira umwaka, ariko uzapfira umwaka ariko byatangiye mu kwezi kwa kangahe? Niba uzakira umwaka wa 2023, ariko nuko winjiye mu kwezi kwa kangahe? Muri ukwezi kwa mbere gufite amateka no muri Bibiliya. Buriya Abayisirayeli ngo bahagurutse mu kwezi kwa mbere bagenda. Ukwezi kwa mbere ni ukwezi gukomeye. Iyo umwaka utashye, abantu barimo bapfa mu kwezi kwa mbere niwababara, kuko Satani bagira ngo batagira mu kwezi kwa 10. Mumenye yuko turi ku isi yo Satani. Iri abazimu biwanyu mutakoreye utagikorera, uri abazimu biwanyu mwatuye ibitambo mwahaye amaturo, mwebwe ntabwo ntukibaha ngaso ntukibagira ute ubaho. Ituro ritagenda yumva amasengesho atajyana n'ituro n'amapfu, ndabibabweza mwitamagaza rugabiga mwibeshya urashoje n'isi 40 murye buga bakoze regime kikerezo urabizi itoro ry'u Rwanda nitwigeze tunabigisha. Azabura ngo mutagira amatangi itoro ngo arashaka amaki amafaranga natababwira amafaranga azaba bazoza, kuko ifaranga ni cyo gisubizo. Biravuga ngo izahabu ni cyo gisubizo cya byose. Yesu ashimwe. Umukristo bamusengera adatura natange kimwe cy'ijuru, azakurusha umeneke umutwe kandi azatera kuri kamere nta kimana mukorera. Mbivuza hagaza mutamaze imyaka 36 nk'ijuru. Niwe wiki umunyarwanda zikwiriza niyo pastor niyo wasumuti mujye muri 40 bayijyamo utinya abantu bakora tayari ko batanye cyangwa tuzajya muri iki atwaye sora atinete remera ntabwo yashobora arabyibuha akabyibuha akongera akagira ate. Yesu ashimwe. Amasengesho atariho ituro ni iki? Umuntu w'umukristo wuzuye umwuka wamenye Yesu Kristo n'Umwami n'Umukiza, ugira ubuntu buke, Imana nta kimana izagukora muri iyi si, uzahomba abantu. Abantu bahunga inshingano kugira ngo bakore, ukajya kuva umuntu wagiye mu Kanyarira kujya kugira gute kwiyiriza urashaka Kanyarira urashaka hambere hari umudogita wagiyeyo, dogita uyobora iki ukomeye. Umugore aramubwira bya bintu barabizi abasaza natwe dushatse kureba baradutegeka cyane, bagira bate noneho yari yarabaye abatagira n'ubwo naramushaka. Haleluya. Akanyamubwira ati tujye hehe, sinzi icyabajyanaga, ariko umugabo akaba afite impano yo gufasha, yo kugira ati
agafasha abantu b'Imana, agafasha itorero, agafasha umukozi w'Imana, agafasha abakozi b'Imana, akabahesha umugisha, ugize ibibazo akamukemurira ibibazo, afite amafaranga menshi nka miliyari, maze barangeje umugore mujya mu matwi kuzongera kugira gute ahubwo tujye ajya akanyara ibihe byari mu kigo arangira n'agasaza kandi utuko nare umuntu utubukura ari yarapfuye yaragize ate batese wapfunikiye ari mu atahanu ntavuga hehe nawe kumbara pepiki inshingano abantu rero muri iki bakwepa inshingano zabo. Imana yaguhaye amafaranga ngo yatange utange kimwe cy'icumi, yaguha akazi utange kimwe cy'iki utange n'amaki afashe umuki we warangiye uteganya 70 ingahe kanyari uzagera umufuniki. Yesu ashimwe. Bibiliya itubwira uko umwaka utashye, uko umwaka utashye mujye muba ukwezi kwa mbere mu kwezi kwa uko umwaka ugeze ute soma ariko bazi usoma ubwo nari wundi biravuze ngo maze umwaka wa 12 yego mu ukwezi kwa maze umwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi bazi gusubira inyuma urasoma kaka Esiteri gatatu marwa karindwi. Maze mu mwaka wa 12 kugira ngo nawe uri murakwepesha ingana maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani. Mu kwezi kwa kane kwa mbere kwitwa Nisani. Ntabwo mwatangiye mu kwezi kwa mbere na yego mwarakoze kuko ni ukwezi kugomba gusengerwamo byanze bigize bite amasengero yose arimo arasenga akomeza 7 21 40 kubura amasengesho bugana amasengesho muri Bibiliya ariko resi hamwe ushobora gusenga umunsi umwana akagusubiza ushobora gusenga nigeze gupanga amasengesho y'iminsi 40 nari mvuye ahantu tujya gashimira mu Mutara video semina naragize agasemina nkajya muri 40 Imana irambwira ngo nangiye udini ryawe genda usenge iminsi 12 ariko se iminsi 12 Imana ivugana nanjye ubuzima bwanjye bwose n'ubu ndacyagendana muri mu 2021 mu 2000 nakanga ntakinyaka 22 ikimana yambwiye muri iki gihe njya nkibona ariko no kuvuga iminsi 40 ni ya Mose na Yesu. Haleluya amen. Indi minsi 21 ni abadani ni mubizi iminsi 7 nayo mu muki ni 3 40 ningahe ariko si ukuvuga ngo nibyo muzajya mukora umuntu abwi nkuko Imana yambwiye ngo senga iminsi 10 ningahe kiruriki. Haleluya Yesu ashimwe komeza. Baraguza inzozi zitwa Puri imbere ya Hamani, baraguza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana bageza mu kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Urumva ariko urumva bapfumu mugendana bo bakoze ikintu cyitwa bamenye umwaka. Buriya abagabo bumva babarabu ababandi bose bazi umwaka utashye ko bagomba kurema uwo mwaka nuko urema kugira uti umwaka ukora ikintu kiniki. None abagabo rero Hamani mwena abidadani bari badaka umwaka yari umwanzi w'Abayisiraheli ntimubizi yari umwanzi w'Abayuda kugira ngo abashobore arabaraguriza inzuzi kuva mu kwezi kwa kangahe kugeza mu kwezi kwa kangahe muraryama murarya muraganira bene wanyu mukorana mu biro bo barimo baragira bate kumva barokore uzanareba ntatandukanye n'umurokore n'utamurokore muri iki gihe upagane n'iki urupfu ni rumwe. Umuntu ashobora gupfa umurokore akicwa na kanseri akicwa na diyabete. Mwese bibiri tubwira ngo kisi zabateze imbaraga bateze baki kubera kutagira inshingano zacu tumera kimwe. Imana irakureba igasanga amafaranga yawe ntabwo wigeze uyavanga kuko biratubwira ngo uwo tutabana n'umwanzi wawe uwo tudateraniriza hamwe akora iki arasaga. Siko biratubwira ntutanga kimwe cy'icumi warangiza utariko ndajya no mu ijuru ryasosa
sibe mwayizanye erega ndi inuma kuri tapirasi uga abantu benshi bitwa muri baposa ariko ndi iki nabiko n'Imana icyenda n'icyenda iti numuvuga abatuma ndi mugize intumwa muri bene wanyu uwo mugabo arabaraguriza soma wumva. hanyuma Hamani abwira umwami Hasarusi ati hariho ubwoko bwatataniye mu ariko mahanga bamaze gukora iki kuraguza. Birasumba kimunda ko araraguje sirera utisusi sirera urabizi kera tugira abana batatu baraturagurizaga bakoraga iki izo zizikera cyangwa n'izindi igihe zari zizere zo kwica abayuda abo mu bana abo mugenda nabo musenga nabo mukorana abaga muri iki gihe rero hari icyo njya kubwira abantu Yesu ashimwe Amen. njya kubwira abantu none u Rwanda rwabaye mpuzamahanga aba Nigeria murakorana Nigeria utarose arasenga ni muri bingana ni bibiri. umugana mu west iriya ya Afrika iyi west bakora ibintu bibiri bararagura bararoga cyangwa bagakora iki twebwe rero mu Rwanda biga ntitunaguragura ntitunasenga byose tubaho atangira gusenga tukagira dute tukayana urazi umugano samitarumba repetisiyo mbere ganira turamutsa Mariya ujine ngora mbese byose iki uyu mugabo we yabipanze neza aravuga ati kugira ngo saba abayuda bazamara kuzizuzi kageze mu kwezi kwa kangahe kwa mbere kugeza mu kwa cumi. soma hanyuma Hamani abwira umwami Hasarusi ati hariho ubwoko bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu bihugu butegeka byose amategeko yabo ntahura n'ayandi mahanga kandi Yesu ashimwe. Amen. Abizi njyewe nigisha kenshi karande kuko nzi ko muyifite mugize mute za karande dufite nyinshi izikomoka ibihumba izikomoka hejuru ubwo ufite niyo afite ikivuguto so ubwoko bavuze ngo amategeko yabo ntahura n'ayandi mahanga kandi ntibumvira amategeko y'umwami nicyo gituma ntacyo bunguye umwami bunguye iki bunguye umwami kubihanganira. komeza umwami nabishaka iteka ricibwe fasha mwami nakora iki nabishaka arabuzwa n'iki se kubishaka umwami nabishaka iteka ricibwe babyandike mu ibaruwa nanjye bizatanga italanto z'ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko babishyire mu bubiko bwe nuko umwami yambura impeta ku rutoki. urumva igikundiro kiraje Yesu ashimwe. Amen. buriya reka mbabwire ariko njya nigisha pastor arabizi ariko nigisha karande nkababwira ibiki ibicaniro no kubisandaza by'abasogokuru bubatse burya mu bintu rero by'ibimenyetso bigaragaza igicaniro cy'abandi ko kigufite gityo ikintu cya mbere ni icyanyu ni igiki kigutera igiki wakura bakakwanga ariko kuki bitonda abantu bamurikira ariko Imana yagira ngo ndikubiye nabo abantu bakunda iki hari n'abo bakunda hari na dayimoni gusiga igikundi ni igiki gikundi waca ku bakobwa batisi urazi ko abakobwa bakunda ni igiki bagukunda si ugushaka kubona kandi bari hanze aha ngaha komeza reka byihore nzagaruka bigisha ibicaro bakomera Yesu mu mashyi. Haleluya. hari igicaniro cy'icyaniro hari igicaniro cy'igikundiro cy'abadayimoni hari igicaniro cya rusubiza nyuma hari igicaniro cyitwa kugukerereza kikakugira gitera kikakuyaraguza kikakwicarira. Haleluya. Icyo cyarakugize icyo gikora kugugira gutera kugukerereza hari n'ikigukenya usanga bari murakemuka gusa myaka nta bugira mirongo
wibwira ko Pastor Francis azapfa vuba bifasa kiriho uzari bagenda yemye Yesu ashimwe agenda ashize igitafata ise ni agize ate bifasa n'imyaka mike afite muzi ari umusaza agiye umwana bose n'imirongo cyane bice umwishingire so utamuzi so yarapfuye umwana ibyo muri ibintu byose mama amaze imyaka 90 data 80 napfa jyaye ndacyari mpfa jyaye ndetse urupfu rwanyigejeje mu rugiye urugahora ukabona ikintu ukabona ntugira so wajya ukavuga ngo uzapfa se ukagira ngo bizakureku ari cyane ariko mwana kuki navuze bicyane ngaboneka tuvuge Yesu ashimwe amen. Nuko mwami yambura impeta ku rutoki ayaha Hamani mwene Amedata umwagagi. Uyu munsi kwigisha uko umwaka ugize ute biramugenzi wawe tuzamita nurazagije murivuga uko umwaka ukoze iki ni iki mwanzi w'abayuda. Umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire uko ushaka. Bukeye ku munsi wa 13 mu kwezi kwa mbere hamagara abanditsi b'umwami bandika ibyo Hamani ategetse byose babyoherereza ibisonga by'umwami n'abatware ndetse n'abatwaraga ibihumbi bye byose n'ibikomangoma byo mu mahanga yose igihugu cyose umwaka utaje Hamani mu kwezi kwa mbere araraguza inzuzi zirera ahabwa bake abayuda. Iyo bataba bene Yakobo baraba nabyo bataza kugira icyo bakora. Iyo basanga kuko Abayisiraheli bagiraga amahame ya Bibiliya niyo mpamvu ubona batatsindwa. Iyo bayobaga bagakora ibindi barabihanirwa. Urabyumva icyo kubabwira? Yesu ashimwe. Amen. Iyo bayobaga bakacumura barahabwa. Ariko iyo babaga bahagaze neza bagira imbere y'Imana yabo, Imana yarabibuka. Aha rero hari igihe cyo gupfa kwabo. Niyo ari jenoside ya mbere igiye kubaho. Hamana n'abaraguriza burya n'umwagaga bagage bari umwe w'intunza Samweli yicara. Mubizi? Imana ifite Aburahamu watanze umwana wayo na Isaka na Yakobo. Muri Imana ihora ivuga iti nibuka isezerano rya Aburahamu kugira ngo ageragezwe n'Imana imwemere na bugingo n'ubu. Imana ijya kumusezeranya, Imana tutareba ari kuri mu ijuru. Yaramubwiye iti muwo mwana wawe ukunda. Hanyuma umuntambire y'iki arabyemera aramufata aramutamba agiye kumutamba. Imana burya yamushubijwe nk'upfuye nk'uzutse yari yamutanze umutima we wari wagize uteye buriya burya munanangaza burokore umuntu ugasanga ari mu kibazo kimazeho imyaka 40 akananirwa gutanga ituri bishobora kunyeganyeza Imana. Reka babwire hari ikintu cyakunaniraniraho niyo wakwiyiriza iminsi 500 cyetse utanze ikintu gikomeye. Ubwo regeze kumbwira ngo yatanze mu 17,16,800 ngo bamuvura kanseri muri Kakara. Buriya zari mu 10 mu rusengero ntabwo yari gukira. Yari gukira. Ariko ntiyabishobora ahubwo yabi abaki niko muteye. Buri Imana irageragezwa ariko ikintu igeragezwa n'iki n'itura ntabwo igeragezwa no kwiyiriza iminsi 200 sentira ko tuyivamo tukajyamo. Jye nasenze save wari wayisenga mvuye muri 40 mvuye muri 8 ndiko ngasigara n'izamwita
Tanzania bageze ku rwego rwo hejuru abanuza mu baganda ntabwo bazi gusenga mbuga ntibaniyiriza mbuga nitane kamere ntareka iki ariko atangira saa yine akagiza mu gitondo asenga yarangiza agataha agakora iki twebwe turiyiriza 40, 120, 200, 300, 500 mu musigaro nyirahamwe Imana wo kwasenga igihugu nta cyahindutse kubera ko ifaranga ryacu ni nk'Imana n'iki nubona ifaranga amafaranga yaguhindukiye nk'Imana nta kimana izakugeza kuzaho mu mucyo ab'Imana si Imana yawe baracecetse uko umwaka ugeze uteye ngaho so nababwiye mwene Yesu buriya kasi nirari yewe sinza mvuga ngo napanga ngo nigishe iki urabizi mukagira ati icyaka bimaniri wese ibi mbabwira n'ubuhanuzi bw'urukino mbiravuze nawe uzabona niko Yesu amuresha ngaho soma maze bandikira amahanga yose bakurikije urwo rwandiko ngo bitegekwe mu bihugu byose ko bitegurwa uwo munsi. Reka mwereke rero icyo Abayisiraheli bakoze hindura tugute ndabihinduye ngiye uko umwaka utashye icyo barakora dukwiye gukora bwira mugenzi wawe uti twebwe icyo dukwiye gukora kugira ngo Imana iturinde Hamani mwenda Abidati. Ninde ubishaka? Ninde ushaka kumva icyo Imana imukorera ko umwaka utashye icyamurinda abanzi be ababisha ababwire iyi si yuzuye abanzi, iyi si yuzuye ababisha. Imiryango yawe iraguhagurukira ukagira ngo siwe, umugore akaguhagurukira ukagira ngo umugabo Imana yaramuhagurukije ndamuze na pastor aramuzi, umugabo aramuhagurukira n'abana be baramwanga kandi n'abana kugira ngo abana banyange n'umugore nabigira neza nakundwa nande bavuga bati kira gisaza kigira imico abiri kandi babe ntabwo umugabo agira nta muntu udashobora kuguhagurukira. Ariko hari ikintu tugomba gukora mwebwe mwabarukora ariko numaze imyaka mugakiza niba utayimaze ni akazi kawe, niba waje reka mwigisha icyakurinda umwanzi wawe ni iki, icyakurinda abanzi bawe, icyakurinda indwara, icyakurinda babishaka kurwanya, icyakurinda amarozi kwereka hasi amaruka bafata umwenda bakawutaka cyangwa 20 buriya baroga ibintu bine, baroga inzara bakaroga umusatsi byamenye bakugera muri saro bakakuraka bazirika umusatsi niyo wakora iki, barangiza baroga inzara baroga umusatsi barogaho ukandagiye aho ugize uteye bakakura itaka karizinga karishyira ahantu akagushyira munsi y'ibitaro akatongera burya amagambo niyo akagutongera ati iki nk'uko kiza cyangwa akajyana umusatsi wawe ku gituro ati nk'uko igituro kitavuga n'icyuma ukabaho ngaho gusa kumbe bagusabye Hamani yagusabye iki inzuzi. Niyo mpamvu ubona urukora iteka tutava mu bibazo, nta mbaraga dufite zo gusenga, nta tubo tujya tubaho. Ngaho soma umuhungu wawe nuko intumwa aho nakuvugisha 34 komera Yesu mu mashyi. Kuva 34 umurongo wa 20 kangahe kwezi kwa mbere mutubizi aba bantu bumva ngo n'abasitari hari ibintu bakora mesatsi igitego akagira cyo ntabwo bizi byakoze wakwita igitego ati akira wakoze sayinizi za dayimoni nize kujya impaka n'umugi kuri radiyo araza arinjira
yinjira yari yatutse intanga sinzwe yari yakomotse muri Tanzania ukomeye bakoreshwa ibitangara dinjira nica araza yinjira hariya arigata hasi muri ibeshye niko nanamubwiye tukoze isoni utagira amata uragenda na saro nta masengesho ugira nta mbaraga z'Imana ugira ntiwiyirije n'umuziki uragenda n'ikidijya gukubitireyo ese nzabi keretse Imana n'umwe Haleluya haleluya amen. we yatanze igiki cy'ukwezi kwa kangahe Kwa mbere. ubu ukanura amaso urajya kwirukana dayimoni abushwazi uteruye kugatara bafite ngo pasiteri hehe Gatanu. ati uwo ishimwe n'abazana kugatara soma sha Uko umwaka utashye ceceka mwumve wicara wa mukobwa urasohoka ujyanye kandi watangira kubigisha ukabona nasuka nta n'impamvu yo kumujyanye akumva biramurambiye yagize ati abo muri mwe bose bajya baboneka imbere y'umwami Uwiteka Imana ya Isiraheli ibihe bitatu. reba ingana Bitatu. umva weko uko umwaka ugize ute Utashye. ubwo wumva bo barajyanye ryabo umugabo uriya Hamani akoze ibyo ngibyo ariko asanga nabo ko umwaka utashye bagomba kuboneka imbere y'iki ibihe bingana kazi amakosa dukora barukore ntukitereze ntukabe mu buzima utazi ibyo ari byo banza usimbuke uragarukaho ngo 16 utegeka 16 urasubira hahandi ndavuga uko umwaka ugize uteye ndashima Imana ko muri mu make uko umwaka ugize uteye mwabonetse imbere y'iki Biravuze ngo abagabo barani bane yari umugabo uruki nasimwe n'umuki turi abagabo buriya hari ibintu nabo Yesu ashimwe amen. abagabo bibira n'ibivuga ko ari umutwe w'iki bibiri tubwira icyo ariko buriya avuga ngo nzahana abana gukiranirwa kwa ba si ukwa ba nyina kwa bande mujya mukina n'ikintu cyitwa umugabo urwo umugabo nubona arimo akora ibyaha umenya ko ibintu bye birangiye n'abana be byose bizagira biteje bizabakurikirana umugore burya niko babaye burya abagore nta nubwo bagira imivumo myinshi ntabwo Imana ishobora kuguhora kuko ngize kumuhora mama yaranakizwa biramunanira bigira biteye agakizwa agahora tukanagira ateye ati ndabatuka mu izina rya Yesu mbese jya gutongana kandi umurugo ati Yesu yarabinyemereye we yanamwitaga Yesu ntabwo Imana yigeze barayibyaha Yesu azi ejo bundi agitukana kigira ate ati ndabatuka mu izina rya Yesu. Uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajya baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu. bingahe Bitatu. niba ari ukwezi kwa mbere n'ukwa kabiri niba ari n'ukwa gatandatu n'ukwa kane n'ukwa cumi na kabiri sinzi ibya bisizi ariko ni ibihe bingahe Bitatu. umwaka ugize uteye uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu. Babonekere ahantu izatoranya. aha ntabwo yatoranije ahagaze mu isaho ni mu ndarura ni mu ibarasi Oya. ni muri wo muri dimidi Reka reka. ni imbere n'aho Imana yagize iteye Yatoranyije. Bayiboneke imbere mu minsi mikuru y'imitsima idasembuwe no ku munsi mukuru ukurikira amasabato 7 no mu minsi mikuru y'ingando ariko ntibazaze ubusa imbere y'Uwiteka. ntibazagira bate Ntibazaze ubusa imbere y'Uwiteka. ejo bundi niba bataramye ku gitaramo cyo ku munsi wa itariki ya mbere
abagiye mu rusengero iburyo, abagiye imbere y'Imana mu rusengero ku itariki ya mbere bandi subiza hasi. Ninde wazanye ituro ry'ukwezi kwa mbere? Yesu aguhuje asimwe. Haleluya. Bona arabigisha tumaranye igihe. Abandi baje siko kuboko. Mwateruye haleluya zingahe? Haleluya. Imana nayo navuze ngo Imana nundangize. Hari umugabo witwa Singoma twari duturanye mu kwisho. Ukwezi kwa umwaka yagiraga ku itari mu kadomo saa sita ukumva avugije induru. Agize ate? Avugije induru. Yigeze kuba yigeze no kurwana ubutaro rwa Sematarwa intambara ya kabiri y'isi. Bucyara aririmbye haciye iminsi arapfa. Akora iki? Uko umwaka utashye abagabo ntimukazi iki? Uko umwaka utashye uko imboneko z'uko kurya mwinjira mu kwezi kwa mbere nababwira ngo ni umuntu aremera ubuzima buzarangira umuki. Agize mu rwego kuri cyubahiro cy'Imana. Ongera ni mwunane. Barangiza rero ya mwaka urashize bene data abana bawe bajya kwiga ukamara umwaka utagonze imbwa inkoko utisha umuntu utagonze umumotari utaguye urageze ukaza kugura icyubahiro cy'Imana kandi ejo mukarya inkoko zigashira. Uganda aho naguriye mu rusengero Bishop Parazi twanabateganijwe n'abashiki be n'umukuru bagwa itariki ya mbere mu rusengero bagwa uko ufite abana niba ari batanu bahashashana n'umugore wa gatandatu nawe wa kane n'ikimana ugabagani bagisha ibipo bitatu ibyo bingahe ariko bikije birabakije twebwe nacyo tuvuga abagwayi n'abasigaye bakubitira amatungo yabo urabizi n'ubujura bibiri bivuga Biblia siko ni mama somera none mwifite ndi kutuye kutura mu bujura sibiki. Yesu ashimwe. Nabaye mu buzima muko bw'abanyazi ndasonza kimisagara ndagakwerenza narwirashe mu bihugu gana afite n'igihumbi cy'ubutane ariko afite abana barako ubatakora ni bari batatu ni bari mu bana 10 batakora ni bangahe? Batatu. Yafite abana bangahe? Subira ahandi nze kumvisha. Yesu ashimwe. Usoma uko umwaka utashye kuva subira kuva bageze uko umwaka utashye abagabo muri mwe bose babajya baboneka imbere y'umwami ubwego nimukaboneka imbokoboko nimukaza amaboko gusa nimuzongere gukora icyo reka mabwire. Yesu ashimwe. Amen. Kwezi ukumwa uyu mwaka aya masengesho n'ujya kuyasoza niba ushaka ko Imana gukora igikomeye zana iki ituro nzaba nahari zana ituro uritangi bagusengere niyo bizakora ufite Imana ejo bundi nigisha muri Karuva nigisha muri Karuva nigisha nega ngo kuri Jesus Sebo worship center ariko abantu bafata amabasha batanga make ibyo urabizi pastor ni yavuga kuko avuga ati niba itorero gitangira abatinya abantu ngo batavuga ko yatanya ariko yabintu kuko mugana ko yabwira kuvuga ibyo tanga ituro ry'umwaka uri mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa uvuga uti Imana natangiye amasengesho naretse kurya no mfashe ituro ryanjye ndishyize imbere y'Imana muri iki ritangiye abana cyuko umwaka utaje mfata ituro ari mu 20 urabizi abantu bafata 20 afite miliyoni 2 ngo nawe ukoze iki igitambo si kimwe cy'icumi igitambo ni ikintu gifata ushatse ko Imana gukora igitangaza atanga igitambo kikubabaza kigira giteye kubabaza. Niba ufite miliyoni naraje natanze amafaranga menshi nandi maximum narinje kwivuga menshi Imana madama arambye kuyajyanye se kandi ari ibibazo hangana ndayajyana kandi naciye n'imisi miki natanze kuwa mbere kuwa gatatu
cyumweru umuntu ama amafaranga menshi ngaho. uko umwaka utashye abagabo bo muri mwe bose bajye baboneka imbere y'umwami w'Uwiteka Imana ya Isiraheli ibihe bitatu. Hari n'Imana twahimbira, ni Imana ya Hehe uti ya Isiraheli. Ni Imana ya Isiraheli. Iyi ngiyi niyo turimo tugira dute, niyo dutangira ibiki, niyo dutura, niyo turimo dusenga. Iya Isiraheli, Imana ya Isiraheli yacu. Kuko nzakwirukanira amahanga akaguhunga, nkagura imbago zawe, kandi ntawe uzifuza igihugu cyawe. Ujya kuboneka imbere y'Uwiteka Imana yawe ibihe bitatu kuko umwaka utashye. Ntugaturane amaraso y'igitambo. Amen. Nawe nubikora imbere y'Imana ya Isiraheli, iyi Mana ishobora byose, atari ryangombe cyangwa nyabingi, nayo izakora iki? Izakwirukanira abakire. Ababisha dufite ababisha benshi, arabakurwanya mu biro bakakwirukana ugasiga ukanura amaso. Imana iyo ijya kwiyiriza ntabwo ituma, nibwo iri kwirukanira abakire. Nzakwirukanira ababisha bawe, ntabwo uzifuza igihugu, ntabwo uzifuza umugisha, nzagura n'imbago zawe. Niba akorera, hari umugabo wize iteka baramuhamagara ngo yarose imyaka nka 50, ubaze se yemze ibi ko narose ijamuvana n'ibyo simbizi. Rero se bize ibihumbi akora ibihumbi bingahe? 100, ngo nibyo azakurongoramo abakobwa nabo mwararuha. Haleluya, amen. Ubakodeshamo n'iki? Inzu na transport ibihumbi bingahe? 100. Ntariye afite ubwenge, nayafata ngatanga mu ituru, nayafitanga mu iki ituru, ndabwiye umushahara nare ntakimare umuzanye imbere y'Imana toro karebe icyo Imana ikora. Ariko niyo abishobora, ubu ni 25 inzu niba bamubaze kota simbizi by'abamo. Hanyuma noneho yarangiza ati neretswe namaze kurambirwa n'izo zitagaragara, ntafata komeza. Haleluya, amen. Yesu ashimwe. Nzabirukanira baki reka babiri ndimo soza muragisinirerwa. Hari ikintu nabonye mu isi, iyo bavuze ikintu cyitwa gukorera Imana cyangwa gutanga mu Mana, abantu barasubira bagira bate? Barasubirwa. Ni nayo mpamvu ubona iteka tutava mu ngo no gutwara amafaranga kwa muganga, kuko Bibiliya tubwira ngo ubutunzi bugusagirane ntibwaguteye gukora Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe, uzakora ababisha bawe n'iki? N'indwara. Ibyo ndabizi, mfite abana 10, mfite umuryango w'abantu 10 na bangahe? 15 na bangahe? Barutana. Cumi n'umwana, 13, umuzukuru ufite 10 abantu neba n'akagatsinda kugira abanga yanga batatu babiwanje baba hehe? Akazi muranaka bararya bagakaraba bakiziga bakarya umugati mu gitondo, umugati w'ibihumbi 2 cyangwa 5. Iyo si Imana ntuzane umuryango wawe nkakuzana abahungu bagereje n'amapoto bari hariya, wahunga ijoro bavuga uti no barya agafuka k'umuceri iminsi igahe hakaza kare. Ariko burya inzara n'umuzimu ni iki? Umuzimu. Ntawe urashaka kubirya, babireba barya bakabyihorera, kandi kuko bafite amafaranga. Ariko bose bafite iPhone kirujya kiri. Hari umukobwa wanjye wabwiye ati gatoya mbega k'imyaka gahe kakunda gushenga, akunda kuganira, ateka mubwire tani ni wowe usigaye umukene muri iyi si. Mbese tubizi ni ukudaseka kwawe. Twebwe ntawe udafite iPhone twese yimye 400 iya miliyoni yadutse umukobwa wanjye, iyo yadutse niyagura nta mugwese wayihatire kindise irenze 14 ili hose 14 mudako mubizi Jovenda aho na pepero na iriya arera nigirije yo gese tigiye ngozi isasi kuberesa. Haleluya.
Aleluya. Si abasore bariya barayigurira bafite amaciro, ariko basoze ikimisagara bazi umukobwa wawe barurimira bareba iki none bafite iki ariko banashogesha abana kimisagara. Aleluya we bareba iki none bafite iki iPhone. bose. Reka turebe cyose afite ebyiri Marita Yosefu Dani Kazuba ariko mubwire bazamutaza umugisha. Yesu ashimwe. Amagi nta basore bazibagurira, nibo bazigurira bava, ariko barebye iki. Yesu ashimwe cyane. Abagabo baboneka imbere y'Imana uko umwaka ugize ute. Igira hirya umuhungu, igira hirya mbere n'abo bagore bari bageze muri bo bonyine mubwiye 35 ahubwo kuva umurongo wa 10 wa 29 giruki bandi basengerana cyangwa waje kumva zamwita baterana ibisaza irize banyita ibiviye giruki bandi basengera ubundi Imana bamuye komeza. Mose bavuze ngo Mose mu maso ha Mose harabagira. Oya se sibona kubwiye tere ko urimo mwishingano zawe 35 kuva bagiye. Abisirayeli bazana amaturo ava mu rukundo. Abayisirayeli bazane amaturo ava hehe? Mu rukundo. Bayatura Uwiteka, aturwa n'umugabo wese n'umugore wese wemejwe n'umutima we kuzana ibyo kuremesha iby'Imana yategetse Mose kuremera byose. Mose abwira Abisirayeli ati, dore Uwiteka yahamagaye mu izina Abisirayeli mwene Uri na arugongera ndimo ndasoza. Abayisirayeli bagiye bazana Abisirayeli bazana amaturo ava mu rukundo bayatura Uwiteka, aturwa n'umugabo wese n'umugore wese wemejwe n'umutima we kuzana ibyo kuremesha iby'Imana yategetse Mose kurema byose. komereza mu mashyi. Sinabaje kuvuga abagabo hajemo n'abaki wowe ushobora kuvuga uti ko nta n'umugabo ibyo ni akazi kabo. N'abagore bazana amaturo uko umwaka ugize uteye. Murumva mwabarokoremwe, murumva niba mushaka umugisha uyu mwaka Imana ikakurinda abo bana bose mfite jewe kuva menye ibanga. Rega nuko nafite umwana. Yesu ashimwe cyane. Nigeze kurwara hepatite C. Hepatite ki? C. Icyo gihe hari mu 2011 Imana irambwira ngo geni senga mwiyere senga iminsi yiniyi ndayisenga urarangije ni tanga ikintu nkatanga amasuti ngongera usubiremo nongera ndasenga amasengesho mbwirwa n'Imana mu ijwi ryayo kandi se nayashobora amasengesho utaryaga niba n'umugoroba murarya muryame ubugari bubanige nijoro kuko niba Yesu ashimwe urabizi no kurya birenge saa 2 mu gihe kurya ubugari ukubitemo hari ubwo murya najya kumva burenda kuca mu Aziko dayimoni zari zigishe ntabwo ari dayimoni ubugari uri isaha zigize ziteye kandi uraburyamana ndangije ngira ngo sengane tanga ndasenga ndatanga amasuti senga yani inshurizi umwaka wa 2010 kangahe kubera iki icyo gihe imiryango y'iwacu umuryango wacu aho muboka mu banyiginya babene bantu bapfa bafite imyaka 50 n'ingahe bugana imyaka y'iwanyu narenga 5 n'ingahe cyangwa 40 cyangwa 30 twebwe yari yaradusonye idunya dayimoni adimyaga 50 n'ingahe ndikora ibyiciro bingahe ntabwo indi suti nawe n'umugabo muri Zayoni ya gitaramo nziza irimo n'akantu z'akantu ndahitana Imana namwe ngo ntuzapfa uzajya sinzi ibyo ari byo ku mwaka kumbe buriya shatani yaseteze ukwezi kwa kangahe ubu ni Imana maraseti buri muntu wese yamushyize muri kompiyuta bazicuye umwaka nudahaguruka kurwana n'abazimu muri iki gihugu ejo nagiye gusorora gushyingura umusaza
w'imyaka 79 cyangwa 8 ndeba rusoro bari bagiye hafi bafashe kandi gake abagize abantu musajya heza twamenyereye kuririmba ko abantu bagize bate bigeze aho ngaho kuri 22 sinasentinzwe mu kwezi kwa mbere mu kwezi kwa imyaka 55 y'iwacu ariko nasenze ntamba n'ibiki mu kwezi kwa 12 ku itariki 22 mu bitwara ikintu kitwe hepatite C irya yishe pastor ngiye kumva numva ndashaka kurya sinshaka kugenda sinshaka kuvuga nkirirwa njuje uko bucyo uko bwira akabiri kashira akadigi kazi navuga narya ndagenda naganira n'irirwa njuje ariko kubera ko natsinze ki mbere mu kwezi kwa kangahe umwaka ugize hoteli hari mu kwezi kwa mbere ngiye kumva numva umuntu arambwira nirirwa nyikiye umuntu haleluya wari umaze iminsi apfuye sinuvuga pastor ngo mukiki arambaza ati ariko se gene umuntu w'iwanyu waramisi mu kuvuga nyikibuki umuntu w'iwanyu waramye gusigizo ninde nawe ntigendera mva ati senga rero arigendera agira ate hakiye iminsi nereko umukozi w'Imana wari umaze iminsi apfuye wari inshuti yanjye kuva na Uganda wari inshuti yanjye yambaye training abahantu mu giki mu giparu araza arambwira arambona nanjye nshingize neza aginguriye iki igete noyane ntabwo ndazi ati nasuzaza ryari ni cyera ndacyavuga ryari mbere Yesu iyo ndasenga ngo ntabwo bitakuba naragize neza yari yagiye ariko ushaka kubona amatira neza kudakira aturaje dini nduya aturaje uzajya ni ndacyavuga ryari Yesu ashimwe ni bande bazatanga ituro ku bakangahe murangiza amasengero mutaje urabizi sinkubwiye ko zabituragaza wowe buriya ari abantu tutazi iki gikorwa gukora ni we gikiza none iyo nabitanga se iyo natanga amaturo ni bitanga ubu bagize neza baba ari ikintu kibaho mwinjira tukaba tugize duteri twica rero turimo turanga Yesu mureba n'abiyoye n'abagize ateri Haleluya. Mujye mutamba ibiki haguruka ndashoje haguruka imisozi